cheza nami. Toka nilipokuona kwenye giza la usiku, macho yako yaling'aa, ukaniteka roho. Kila tu unayopiga inazidisha hamu, nataka kuwa wako leo na hata kesho. Sasa moyo wangu unadunda kwa kasi, natamani nikuite uje karibu nami. Maneno yanipotea nikiangalia uso wako. Oh baby, cheza, cheza nami usiku, cheza nami usiku. Mwendo wako unanichanganya, unanipa raha. Oh baby, cheza, cheza nami usiku, cheza nami usiku. Dansi lako la mahaba linaponitosha. Umenipa tabasamu, ishara ya kwanza. Sasa nina ujasiri. Muraho, karibu nanone. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku kindi kintu mbona mu buzima kigoye, mpora nibaza impamvu kigoye, cyane cyane kuri twe abagore, abakobwa, yego n'abagabo n'abahungu barabigira, ariko si nk'abagore, ni cyane ku bagore. Iki kintu nshaka kuvuga wari ni cyerekeye ubwiza. Buri munsi buri muntu aba ashaka kugira ngo ubwiza kurusha ubwatekereza ko afite. Nkibaza nti aho ngeze ubu, kuko nanjye tubugore, nanjye iyo probleme ndayigira. Nkibaza ni ubwiza niki? Kuki buri munsi buri gihe duhora dushaka kugera ku bwiza? Ese ubwiza ni ubuhe? Karibu rero, hano ni kwa Auntie Sonia, ni tante wanyu. Muraza tukaganira ku byerekeye ubuzima, ku byerekeye ubwiza, ku byerekeye amafaranga, ku byerekeye kwihangana, ku byerekeye ubwara, kugira bonne santé, byose, ibintu byose duhura nabyo mu buzima. Kubera ko ngiye kuza imyaka 50, hari byinshi nabonye, hari byinshi ubuzima bwangishije. Nanjye rero numva ibyo nabonye nkabishobora nabyigisha abandi, nanjye nkategereza ko namwe hari icyo muzanyigisha. Karibu rero, uyu munsi reka tuvuge ku bwiza. Natangira ino video mbere ku kuntu nko kugira ngo nicare kuri ino YouTube, wibaza ko ari gutya mpora nsese mu gito iyo ntakoze cyangwa se ntari bujye hanze, akenshi nta makeup nshyiraho. No, amaherena adedera gutya se nashyiramo ndimo mesa na koropa ngira gute? No. Ninde uburi wanjye? Umugabo wanjye n'abana. Abantu le plus important bakwiyenda kuvuga ngo barashaka kumbona ngo ndi mwiza, banzu konsa, ntafite makeup, nta perike, ntashyizeho imisatsi ya fona, babinkundira ukomeza. Ubwo rero nkibaza igituma tubyuka tukiyongeraho makeup, ugakubita amaherena, ugahindura, ugashyira kurera, ugashyira byose buri munsi. Kandi si nyenyine, twumvikane, si nyenyine, si twe Abanyafrika twenyine. No, muri Aziya, muri Europe, muri Australia, muri Amerika, industry ivuga ku bwiza, industry zivuga zishaka kuduha buri munsi icyo tubuze. Bega batwereka icyo tubuze, bakavuga ati nushyira waya mavuta noneho ukuntu uri buse, zatashi ziragenda. Nukoresha ikinini noneho ukuntu unanuke.
ndibaza ko mwese umaze kumva icyitwa Ozempic. Ozempic igiye kumara abantu hano i Buraya, sinzi niba mu Rwanda ari yahagera. Yatangiye ari umuti baha abantu bari obese kugira ngo bagabanuke kugira apeti, noneho bagabanuke gushaka kurya ibintu by'amasukari menshi, noneho diabete inayo bihereye kuri ubwo igabanuke cyangwa se yanakira. Ariko noneho muri recherche basanga abantu bakoresha Ozempic batana ibiro byinshi kuko urya apeti iragenda. Abasitari bafite n'ukuntu nirirwa mbyuka nirirwa ntaryangira gute byantije umutwe umushi ukanyica, ndanywa kanini cyangwa nditera nzane n'inshinge, nditera inshinge hanyuma nanuke. Yewe bawe ubonye noneho abactrice bino aba muri Amerika ukuntu basigaye bangana, kazenda ningira amafoto ndayabereka. Demi Moore naramukundaga n'umactrice, ariko noneho ni squelette. Sinzi mwe muzi film serie iba kuri YouTube yitwa Walking Dead. Niko twese noneho tugiye kuzatugenda, kuko noneho mbere wagomba kujya kwa muganga ngo abikwandikira ukanerekana ko ufite diabete, ubu noneho Ozempic urayitumiza, uragenda umuganga akabikwandikira, cyangwa se banza bazigura kuri internet, ko munabona ndumvishe n'abana bakenza basiga banywa Ozempic. Kubera iki? Kubera ko bavuze ngo umugore mwiza cyane cyane hano mu mahanga nunanutse, amagufa agaragara, mu nda hari pla, ukagira ngo nta na organe afite mu nda. Urebye model ukuntu basiga. Rero ikibabaza nuko buri myaka birahinduka. Kera kera hano kwa nagiye kuri no video nabanje gushakisha ibyo bavuga kuri bote ya kera. Ntabwo n'abazungu bavutse bumva ko kunanuka ari byo byiza. Kera umugore wabaga ufite amabuno, ufite bere cyangwa ufite yerekana ko ari umugore umwana asasohoka neza. Uko waba uri large hasi nyine byerekana ko ufite amatako azatuma umwana asohoka neza. Iyo niyo ari beauty. Nyuma birahinduka, niba ari imyaka 90 birahinduka, haza noneho model berekana ko byare ngo muri Egypte ba Cleopatra batangiye bavuga ati umutwe nyine unanutse ubona amabinga, ati niho mwiza, ati mu nda hato cyane ho heza, biragiye no ku isi yose. Muri Aziya bata umugore wera, umugore w'inzobe cyane n'uwerekana ko atajya kuzuba guhinga. Abo bibita baki abagayisha. Rwanda kera umugore mwiza yari umugore ufite ibibero binini, ufite ikibuno, kuko yerekana ko ari bonne santé, kandi naramuka byara azashobora kubyara umwana neza nta kibazo. Imisatsi yari naturelle, urebye mu bamikazi na mbere yaho bisokorezaga naturelle yabo, cyangwa se agashyiramo ibituta bye akaba birahagije, nta makeup yari ihari. Noneho ukuntu byaje guhinduka, umwe akavuga ati imisatsi yacu iratunanira gusokoza, reka dukubitemo urujyo. Kera washyushyaga urujyo ugakurura, noneho imisatsi y'injwiri igakuruka, none ikaba nk'uwayidefirije. Nyuma yo gukoresha urujyo haza igisokozo gishyushye, nyuma yo kuvuga igisokozo cyuza haza defrisage, nyuma yo kuza defrisage noneho haza amaperike, haza amaweave, haza amadred, bigenda bihinduka. Ubwo biba byahereye ku muntu umwe akabona n'undi akabona n'undi, tukagenda tubihererekana, ukagenda ubikora utanabanje unatekereze se umutwe wanjye byonyine urakomeye bihagije wo gusporta kuri yagushya kwa produit, ese ndabikeneye, reka da ujyana n'ibyo bona abandi bakora. Ubwo rero amaribori kera yari meza, ubu ngubu hari imiti yakuraho. Ibyo bibero byari byiza, abantu babibagishaho. Mbega uko trends, uko abantu bagenda bahinduka, niko natwe tubakurikira utanabanje no gutekereza. Aho ngaho amakrema aza noneho ahita ajya no mu Buhinde,
kuko mu Buhinde nabwo hari abirabura nkatwe, hari ab'inzobe, noneho umugore w'inzobe akaba ubasha kubona umugabo. Abibikara nabo batangira kwitukuza, noneho haza trend ku ubukara budahagije baragurutse no muri Afrika, tuboneye ku Buhinde. Mbega ibyo tugenda tubona n'abandi ugenda bifata utanabanje no gutekereza consequence, cyangwa se niba ubashije kuba wabigura, cyangwa se niba bijyanye n'umubiri wawe. Mbega turakurikira gusa, kandi si twenyine abanyafrika nyine nk'uko byumva, si muri Europe, si muri Aziya. Ni ibintu abantu turi febre kuri ibyo, dukurikira ibyo tubonye bagenzi bacu bakoze. Bivuga ko ubwiza buhinduka bitewe n'ibyo ubona uzana n'ituru ryawe. Twebwe uko Imana yaturemye, uvukura uruhinja ugakura, po yawe ikiri nziza kuko nyine bari fresh, me ukukura niko uruhura rwo urukura rukagira none rukanasaza. Ukusa ufite imyaka 15, sikusa ufite imyaka 25, sikusa ufite imyaka 35. Hari abo byihuta bakazana iminkanyari kare, bakazana imvi hakiri kare, hari abo bigenda, ariko byanze twese tugira aho tugasaza, kandi ntushaka kuguma usa nkuko wasaga ukiri umwana w'umukobwa. 25 hari abo byihuta bakazana iminkanyari kare, bakazana imvi hakiri kare, hari abo bigenda, ariko byanze twese tugira aho tugasaza, kandi ntushaka kuguma usa nkuko wasaga ukiri umwana w'umukobwa. Noneho abagore rero twebwe tuhinduka noneho no biterwa n'uko umubiri wacu ugenda uhinduka. Ugira aho ukazera amabere, ukagira aho ugatwita, inda yawe ikiyongera. Iyo utabishyizemo ubutwaro nyine ngo uhita ukora amasiporo, ugabanya ibyo urya, amagrese, noneho ugenda noneho ubyibuha kurushaho. Hari ababishoboye guhita bongera bakananuka, ariko byanze bikunze hormone zawe ziba zahindutse. Uko uba wasporta gukora ayo masiporo, cyangwa ko hari abishobokera nabo bidashobokera. Umubiri wacu rero ugenda uhinduka nk'uko imisatsi yacu uko uyihinduye niko ugenda uyica paraporo y'uko Imana yaguhaye. Washyizemo produit, imisatsi ihora igusaba produit, sino ugomba kuyigata ukongera ukayigira naturel. Ibi byose rwose rero ni amatrends. Niyo mpamvu bavuga ati don't build your beauty around trends, kuko trends zirahinduka, umubiri wawe urahinduka. Ngaho reba kera njye nkiri mutoya, makiyaje yari ihari. Nibuka yenda ngeze igihe cyo kuvuga ngo ngiye kwimakiya, hari tiro y'umukara, tiro ya shokora na exofen. Nibyo natangiye kugira ku makiyaje ngiye zahiburaya. Urebye aba millionaire ahangaha abenshi nabakora iki? Amavuta, imisatsi. Buri munsi batwumvisha ko noneho haje indi produit izakugira noneho mwiza kurusha uko wari umeze. Noneho haje indi parfait igumuza neza murete, muri veri, ijyanye n'umubiri. Noneho iyo parfait ugomba kuyikombina n'amavuta nayahumuza umubiri wawe neza. Noneho akaba ari creme ya mu gitondo, akaba ari ya ninjoro, iguha amavitamine ku mubiri wawe, igira noneho hari indi noneho igira amenyo mwero. Noneho iyo ugiye muri magaze hano no mu Rwanda bisigaye byarageze, urareba ukavuga none ndaturike. Iyo udakomeye, iyo utari isi yawe, umwe akubwira yo ukoresheje, n'undi akakubwira yo ukoresheje, ta copine, ta sœur, ukora muri magaze, ugashiduka akabati kawe kuzuye amavuta atandukanye, nayo atabona na chance yo kugira ngo amenyere umubiri wawe n'umubiri wawe uyemenyere, tellement que hari byinshi cyane. Buri musitari umaze kugera icyo yigeraho akamenyekana, ahita atangira parfait. Ibaza abasitari baba kuri nose, agahita atangira skin care ye,
akayishyiraho na rutine ye kugira ngo niba ukeneye amavuta uba ukeneye aya nijoro ukeneye n'aya mu gitondo. Ibyo byose tukibagirwa ko abo babikora aribo bafite inyungu yabyo. Rihanna aracanga akakwereka creme ze yashatse, J-Lo yakoresheje isi, Beyonce afite ibyo. Ibaze none izo produit zose uzikombini umubiri ukaba confused. Kandi sinabo bonyine, Korean skin care, ngo grass skin care, ibyo ubona kuri Instagram buri munsi, kuri TikTok hari creme yaje none ngo ikora ibitangaza, habaje za mask. C'est tellement beaucoup ku buryo ubyishinze urasara n'umubiri wawe ukaba confused. Nanjye mbarimo kandi nakoresha amavuta menshi teroma kwa kundi uba ukiri umukobwa ugatangira ukagira ibintu by'ibishishi hakaza tashi. Mwakubwira ati ari creme ati ari creme ushyiraho iyo tashi kavaho. None washyira kuri iyo creme iyo tashi umubiri ntubugisa, kuko iyo creme kugira ngo kuri iyo tashe irahatukuza. Nitukuza ukabona iyo po washyizeho ntigisa naha, uravuga uti hano ndabona hakeye, ukabushyize ku mubiri wose ugasanga umuha ntihasa naha, ukabushyize ku mubiri wose. None iyo creme irabanza ikagukisha. Iyo umaze kumenyera urongera ukabona uri bisanzwe, hakaza undi none hari indi yaje ukabugerageje ugashiduka umubiri wawe wagiye uvuga ngo urakuraho amatashe, ahubwo wakuyeho nuko po yawe naturelle yari imeze yarahindutse. Nta nubwo ukize uko wasaga kera, terema uhindura amavuta, nayo uhinduye ataranashira haruza akakubwira noneho nandi. Kandi ikibazo cyose nuko mu minsi itangira agukunda, aragukunda, ariko iyo amaze kumenyera umubiri birashira. Nkuko amarejime nta ngenisi ibintu bya nutrition, amarejime yose arakora kubera ko uba utewe na regime ukora, hari ibyo wagabanyije bituma noneho ibyo urya nabyo bigabanuka kuri quantité kuri qualité ukananuka. Me ntushaka kubaho ubuzima bwawe bwose uri kuri regime, kireka utajya mu mafete, kireka ufite umukwiziniye wawe ugore. Ibyo ni ibintu bigoye, ntushaka kubigumaho, finalo urahinduka. None uko uhindutse ari ku mubiri uba confused, ugaguma unanutse kongera ukananuka. Ibyo byose ni ama industry, ibyo byose ni abantu bamenye ukuntu cerveau zacu zikora, batumanipira. Chaque jour hari ikintu batubwira tuze, bakavuga ati urabona ka vitamine, ati niba uba ahantu hatari izuba ifo kongera kuri D. Ibyo ni bisanzwe uko, kuko akenshi berekana n'amarecherche. Ikibazo si icyo, ntago wavuga uti no ndabiretse byose, c'est impossible. Ntushaka kubireka byose, kuko kuva tuvuka batangira po yacu bayica. Twese twuhagiye impinja zacu, ugashaka akagasabune gahumura neza. Kandi deje uruhinja uzarebe ruvuka rufite oderi yarwo, Imana yarwire rwiza, ariko kwa kuba ushaka umubyeyi mwiza, ushaka guha icyo n'icyo utabonye ukiri muto, ushaka kugira umwana wawe, bihera no ku isabune n'aho arara n'imyenda yambara. Ugashaka isabune nziza, ugashaka amavuta meza, urumva guhera nk'uko Imana. Burya nibaza ko sindi sure, nibaza ko Imana yaturemye yavuze ati ndarema umuntu, hariya hari inyanja, hariya hari umugezi, ukeneye gusa kwiyoza n'amazi, nta oderi.
nta douche crème ukeneye, nta amavuta yo kwisiga ukeneye, nta misatsi yindi ukeneye, byose uko yaturemye byose ibyiri ku isi byari kuba bihagije. Mwe twagiye twica uko umubiri wacu ukora naturellement, bihereye ko duhera tukivuka dusiga amasabune twose, umubiri wacu ugashiduka utakizi ukuntu wiyiburura. Urabona ukuntu inzoka yiyiburura, uruhu rugera rukavaho akaza urundi. Nibaza ko Imana yaturemye itigeze itekereza ko tuzagura no makreme ngo duhindure po zacu zigire ubururu, inzobe tuzigire, abazungu babajya kuzuba ngo bagire agapo nibura kaba brown. Nta n'umwe wishimiye uko Imana yamuremye. Noneho twagiye duhimba amaproduit rero aduhindura uko Imana itaturemye, bituma umubiri wacu utakizi ukuntu wiyiburura naturellement. Umubiri wacu utakizi ukuntu uguma ku biro bya bonne santé, kubera ko n'ibiryo byacu turabimanipira. Kera wahingaga izo mbwije zawe mu butaka, ugahinga urutomati mu butaka. Ubu none bashyiramo amaproduit atuma cyane cyane hano i Burayi, iyo ringarenga wakwiye kuzasarura yenda mu kwezi uyisarura mu cyumweru. Amaproduit atuma ubutaka busara, ntago mu mwanya wo gushyiramo intungamubiri za naturel, ibintu byose biri manipure. Noneho na organe zacu ziri confused, ntago zizi uko zigomba gutravaya ibintu turya, ntago zizi ibyo, nta nubwo zikizi kubaho zidahekenya. Burya ukuntu twarezwe, ukuntu twakozwe, kera wabonaga ibiryo wagiye guhiga, umugore wenda akaguma mu rugo, umugabo akajya guhiga umunsi wose, agatahana inyamaswa yishe. Iyo nyamaswa yatemberaga hanze wild, irya intungarugero yashakishije ikomeye. Za nyama utogosha mu Rwanda ugatogosa mbere yo nk'amasaha mbere yo kwikaranga. Hano i Buraya uteka inyama iminota ikabera hiye, kuko byose biri manipire. Noneho ukuntu nyine ibyo navuga, ukuntu ufata inzira, wafataga inzira ukajya guhiga, ukajya gushaka ibyo urya, ntabwo wavuga ngo urabyuka ufate pancake, cereals, umugati, kuri noneho hanga utelefona iminota 2 ibiryo bikakugezeho. Uratelefona bakakuzanira grocery, bakakuzanira ibyo ukeneye byose. Upfa nyine ntugikeneye kumarisha ngo ujye kubishaka, ntukibona n'umwanya wo kubona inzara. Teroma ushaka guhaha igihe cyose, ahantu hose hari ibiryo, ntabwo umubiri ukibona umwanya wo kuruhuka. Kandi uko byari bimeze, umwanya wo kujya gushakisha ibiryo watumaga mu gihe umubiri utari murya urimo ukora ibindi bintu umubiri ugomba gukora, urwana n'indwara nazo zitwinjiramo. Umubiri wacu usigaye wirwa usya ibyo twirirwa dushyira mu kanwa, usya ukabona ntubona n'umwanya wo kuvuga uti hari bagiteri irimo yinjira reka njye kurwana nayo. No, nta mwanya. Irasya bya capati wariye mu gitondo, saa 4 ukarya izindi fruits, saa 5 ukabunywe kafe n'akabiswi, saa 6 ukabisa umuceri wawe n'ifiriti, saa 9 ukabura shonje kabure. Kandi umubiri wacu ntabwo wakorewe kwirirwa urya ibyo toute la journée. Ugomba kurya ushonje. Ntibicyabaho buri munsi serve kuvuga ati ukeneye kurya. Kandi uzarebe iyo nko mu Bayisilamu iyo wafunze kubisportase kutarya umunsi wose, cyangwa se iyo wiyirije mu bakristo kubisportase. Ariko iyo utari udafunze cyangwa utiyirije, umubiri ukubwira ukuntu ukeneye kurya. Uko rero ururwana no gutrava ibyo biryo byose ngo bisohoke finalement, ntuyeho umwanya. Nta wundi mwanya ukigira yo kuvuga ngo igiye kurwana n'indwara. Ibyo byose ni ukubera iki? Ni ba bantu bashaka kutuganyaho amafaranga. Ahubwira ati genda abonye ukuntu inyama itakwirirwa mu kikoni, inyama ugomba kuyiteka mu minota 5 ukabura arangije.
ati c'est facile. Ibintu byose batwereka ko tubikeneye kwa kwenda nta mwanya dufite, cyangwa se kubera ko igihe twataye turimo duteka iyo nyama ikomeye twakwiye kuba dukora ibindi bintu byiza. Akakwereka ko kurya ziriya siriyo mu mata biruta kujya gusonga ubugari mu gitondo kuko bitwara umwanya. Icyo nabashe rero kubona kigomba gutuma tutirenganya ni icyitwa beauty industry. Reba nk'uriya Kylie Jenner, uriya mwana murumuna wa Kim Kardashian wabaye milliardaire kubera iki? Maquillage. N'abandi bakwereka ukuntu ukeneye vitamine zo mu maso, serum, ibyo byose abagira inyungu cyane cyane ntababigurisha. Reba ziriya industry z'imisatsi, bakabwira ati imisatsi miremire cyangwa y'amakerire, cyangwa bakakwereka abamodeli babyambaye. Akenshi hari igihe babimanipiye na AI kuri Instagram, hariho kayunguruza, bakakubwira ukuntu nubyambara, cyangwa byo byonyine si no kubikubwira, barabikwereka. Cerveau yawe ikabatire udakoze attention buri munsi bashaka kwereka ikindi noneho kirenzeho. Jya muri duka urebe, uretse na produit zo mu maso, uretse n'iyo misatsi, urebe amakorogate ahari, urebe amadeodora ahari, urebe icyo tugomba kumenya nuko ntushaka kuba naturel, c'est fini. Ntabwo dushobora kuzasubira uko twabagaho kera bitaraza, kubera ko umubiri wacu c'est foutu. warapfuye ntabwo ukimenya kwiyoza. Basokuruza hari amadeodora barafite, hari amadeodora so ubwoko miliyoni barafite? No, ntibabagaho se, babagaho. Me umubiri wacu warahindutse, kivuga ko rero udashobora gutingiye kuba naturel. Sinzongera gukoresha iki, sinzongera gukoresha deodora, sinzongera gukoresha isabune yo koga, sinzongera gukoresha sinzongera gukora amadiete, sinzongera. Nibwo buzima tubaho. Icyo nabonye cy'ingenzi kizatuma udasara, kuko ukeneye guhumura neza. Nta kibi kibaho cyo guhumura neza, ukeneye no gusa neza. Uretse no kuvuga ngo urasa neza kubera ko abandi bari bukurebe, nawe wonyine iyo wirebye ukabona nubwo ufite izo mvi zawe, nubwo ufite iyo minkanyari yawe, nubwo hari amatasha ariko kameme ukabona uri en bonne santé, ugafata ugakora teke, ukiyitaho biri simple, bijyanye na budget yawe, bijyanye na portemone yawe, biguha amahoro. Icyo nabonye tugomba gukora cyane cyane abagore, nanjye nageze aho nka desida, naricaye ndiga kuko reka duhere ku madiyete kugerekana n'umubiri, kuko industry ziraha, Instagram ziraha, TikTok ziraha, YouTube ziraha, zikakwereka ko kunanuka biri kuri mode, amatako ari kuri mode. Ujya gukoresha BBL muri Turuki ubitanga 10,000 umunsi kuri cyose. No kunanuka noneho nibyo bigezweho, amafaranga yawushiranye kujya. Urabona Kim Kardashian ashyiramo amabuno, ejo akavuga ati nahazi kugira amabuno, muyakureho. Kugenda bakamubaga akaba yananutse, akagura izo zombike akaba yarananutse. Ibyo byose bifite kameme consequence, ko ntabwo Imana yaguye deja. Uretse tuvuge kuriho consequence, uzi ukuntu bibabaza kujya mu bitaro utarwaye, byonyine ayo mafaranga wishyura ukurwaza, ubwo bubabare ushaka iki? Okay, none ubihisemo ufite amafaranga yabyo, urabisiporta, c'est bien, mais banza urebe usiporta ubabare. Amafaranga ufite ntabwo uzayatanga ngo usigarane ibibazo. Ugeraho none uvuga uti ngiye kwiga nimenye, menye
ibintu ndya nkumva ngize bonne santé ari nabyo gumaho. Kuko iyo akenshi kwa ko ngiye nta regime ntakoze, mbereka amafuta narananutse narabyibushye ndananuka ndongera nabyibuha nageze aho mpagarika inyama imyaka 2 yose. Ngeraho noneho ndya imboga gusa igihe kinini, ngeraho noneho ndya amafekira gusa, ngeraho noneho nkora intermittent fasting kuri uzafata petit déjeuner saa 6 akaba ari warya cyangwa saa 9 je ne sais pas ukarya nka 2 ku munsi cyangwa rimwe ku munsi. Byose narabigerageje ndimo niga nutrition, yenge nyine nikozeho urukwavu. Ubu sinshobora na rimwe kuvuga ngo ngiye kuri diete, ngiye kuri regime, kwa ko nabonye nta na kimwe ushaka kumaraho ubuzima bwawe bwose. Me nashatse ibintu njya mu nda ntihandye, nashatse ibintu nkoresheje ubwenge Imana yampaye, ibintu ntabasha gusoma ntabyo ndya. Iyo ngiye muri magaze ngiye kugura umuceri, ngura ikintu cyanditseho umuceri gusa, nta number, nta conservatives, nta ibyo byose bongeramo, no. Niba ari isukari bintu dose nagerageje kurya ndya pure. Niba nguze izo nyama ndagura ahantu bambwiye ati ntango bazimanipiye, cyangwa se niba nabashe kuzigura ntazo ndi burye, ndagura izo fi. Ibintu byose numva umuri wanjye sporta, iyo buri utashyizemo biraba bavanze ibintu byose bamanipiye. Kuko iyo umuntu akubwiye ngo dore uyu ni umuceri, wajya kureba ibirimo ugasanga umuceri, isukari, byo bongeyemo kugira ngo umuceri noneho uryohe kurushaho. Ni ibintu umubiri utamenya, nkuko uko Imana yaturemye organe zimenya ibyo ushyizemo, ikamenya nuko ubutravaye, ukavuga uti okay ndakuramo angaya isukari, kurama ya energy, ndakuramo amavuta tumi protege organe. Yuriye pure n'umubiri ubikoresha neza, ntushobora kuvuga uti ngiye kuba obese. Yenda niyo ubyibushye iba ari forme yawe, ariko uburi en bonne santé. Kuko ushaka kuba en bonne santé ubyibushye, ushaka kuba en bonne santé unanutse, ushaka kuba ufite indwara nyinshi cyane kandi unanutse, terwa n'ibyo ushyira mu mubiri wawe, bitwaga nuko ubuja. Ntaho bihuriye na regime. Regime ziguhindura igihe gito, wabihagarika kuko TV TV ujya amafete, urasohoka n'abagenzi bawe, ni balance. Tukom n'amavuta agukunda uyu munsi akaba yaguhindura, teroma noneho unayahindura, ntushaka kumenya ajyanye n'umubiri wawe. Nkuko nabikoze ku byerekeye ibitungamubiri, nabikoze no kubyerekeye amavuta. Nageze aho ndavuga nti pardon, ngiye gusazwa ngiye n'amavuta. Abana avuganye na copine ambwiyaye, abantu bavuganye na maser, abavuganye na cousine, abavuganye n'umuturanyi, abangivuganye n'umukora muri magaze, bose bakambwira amafuta atandukanye. Et puis ukuntu noneho anahenze, uko aje ari mashya ni nako banahenze. Reka mbahe story. Muri nge sumbwira amavuta meza, c'est vrai kandi yari meza kuko yarakoze muri extrait z'amafruit, ariko ndayashaka aho ntuye Murande ndayabura. Barambwira atabahe muri Canada. Jugu mpamagara umukopine wanjye uba muri Canada, tugenda shaka kunyereza n'amavuta. Bambwiye ko umubiri wanjye warasigaye wuma, nkagira ibiheri, ndakeneye amavuta. Aya mavuta agakebe ya crème, akagira na serum yo maso, byose byari biguse niba ari amafaranga. Crème yaguraga 150, serum igura nk'ijana20, byose byari bigeze nko kuri 200, 280. Inshuti yanjye nyine nk'uko inshuti zibaho, irayagura irayohereza. Avuye muri Canada aje muri Europe. Nafunze umwuka nyine ko nge sinumva ukuntu amavuta ashaka kugura, ariko nayo navuze ati kame mgiye kuyagerageza ndebe, nzajya mfunga umwuka nyagure kugira ngo numve nkeye.
ndayaguze barayanzaniye none yayanzaniye ku muryango aravuga ati amavuta avuye kure madame urishyura na taxi bitaho n'indi senkani aya mavuta ndayisiga numva ni meza n'amavuta ufubika no muri frigo agera araharashira ashize nibaza ukuntu ngiye kongera guhamagara ima kopine jugujugu nkishyura amafaranga yose ndavuga ni no si ibi nibaho kandi namumvaga ni n'amafaranga menshi atari na ngombwa nareba ingredients zirimo nkabona no mu yandi mavuta hafi y'iwanjye zirimo naho nahereye mvugane c'est fini ngiye gushaka amavuta ngiye gukora recherche ndeba amavideo ngiye muri za pharmacie nsome nindangiza nshyire amavuta hamwe nyagerageze pour 6 mois amavuta nzajya mbasha kugura abaho ntuye adahenze arimo ama ingredient numva ajyanye n'umubiri wanjye nyagerageze nimbona nkunze nzayagumaho haza amashya haza n'umubitubuhiri sinshobora kuyavaho ngere narayabonye hano hafi ndayashakisha ajyanye n'umubiri wanjye ubu iyo yashize njya hano kuri botike ntago ahenze cyangwa nta nubwo anahendutse ariko mba nzi ko arimo ahenze hari igihe baba bayagabanyije nkagenda nkayazana bayagabanyijwe ifopa kuba beti ngugura ikintu kuri ukwezi kigura amayero 200 takopine cyangwa undi muntu ayagure une semaine après bagabanyije 50%. Ça c'est très bête. Il faut voir ikintu ukunze ukeneye hani buraya buri munsi buri kwezi ibiro babigabanyije ukayagura bashye muri solde ariko ufite gamme yawe ugumaho maquillage ukafite yawe ugumaho parfum yawe ukafite le base hari igihe ubona amakado ça c'est pas grave ariko ni wishinga kuzajya ukurikira buri ivuta rije muri magazi ni wishinga kuzajya ukurikira ivuta umuntu akubwiye uzasara nukurikira mode uzasara nukurikira taille uzasara nukurikira guhindura imisatsi chaque jour uzasara soit gumana iyo naturel yawe ntuyikunze shaka imisatsi ijyanye nawe ubasha no kugura kuko amaperike nayasigaye ugera kuri 500 igihumbi reba portemone yawe none nibasha kubigura none umenye nibiguha amahoro uzarebe bari abantu bageze bagatera imbere baba millionaire uriya nyiri Facebook cyangwa ba Elon Musk bageze babona ati hari ibintu ntashaka kugabanya ama stress ntashaka kugabanya mu buzima bwanjye ko ariko kazi kanjye kuko ari important ariko ibintu mbona bitari important ifo ko mbanya mu stress yawe ukuntu babigenze rero baravuze ati ndagura ama t-shirt ya noir gusa niyapanze mu kabati kanjye mu gitondo nta stress yo kuvuga we none ndambariye shati ndambariye pantaro arabyuka agafata umupira umeshe wa noir ni jeans ye akajya ku kazi urumva iyo stress yo gushakisha imyenda yarayigabanyije nicyo rero kiza ku mugore wese akeneye gusa neza genda ndabishyigikiye rwose umugore nuhumuye neza umugore nuwambaye neza umugore imisatsi ikeye kuko na beauté uretse na beauté hygiene po yawe ugomba kuba ifite hygiene ugomba kuba hygiene yawe ari on top ariko ntibivuga ko on top igomba no kuba ihenze ivuga ko on top buri munsi ugomba kuba hari indi serumu nshyashya waguze il faut choisir ibijyanye nawe ukaba ari naho uguma bitanga amahoro ibirya mubiri wawe ukamenya ibijyanye n'umubiri wawe po yawe ukamenya ibijyanye na po yawe imisatsi yawe ukamenya ibijyanye n'imisatsi yawe
imyenda ukamenya taye yawe ubigumeho, kuko nureba abandi none Instagram, kuko uri umuntu yifotoza burya yabanje kubishyiramo le temps, iyo temps peut-être wowe udafite, ayo mafaranga peut-être wowe udafite, cyangwa ufite ubu kwezi gutaha ukaba utayafite, bituma kwezi gutaha utazaho kumansa ya game. Ubutaha nzafilima mbereke ngewe ibyo nagize aho ngatora, ubutaha nzababwira uko nageze aho, nkemera taye yanjye uko imeze, nkemera n'ibyo ndya uko meze, nkemera uko ngomba kubaho en bonne santé, ntakurikije trends, ntakurikije ibyo mubona kuri Instagram. Hari nabyo navuze ati hari imyaka ugeraho terema waragerageje ibintu byinshi, byabibabaje rero ejo mpfuye nta muntu nigeze ngira inama y'ibyo nabashije ngiye kugeraho, kwa ko ibintu byinshi narabigerageje, hari byankundiye hari itarankundiye. Twese twakwiye guhererekanya connaissance ku bana bacu, ku nshuti zacu, noneho ukanababwira uko finalement bagomba kubaho in peace, mu mahoro, udahora wiruka inyuma y'ibintu utazagira ngo ukacinga. Bakanamenya no kureba derrière tous les choses babona ibihari, derrière aya mavuta, derrière y'imisatsi, derrière y'ibintu byose ugura, haba hari umuntu uri muganya amafaranga atabanje gutekereza wowe consequences bizaguha. Maybe the problem is letting other people define what a beauty is. Wowe nyine ni wimenya, ukamenya po yawe, ukamenya uko umubiri wawe ukora, ukamenya ibijyanye nawe, bizatuma ukomera. Ibindi abantu bavuga ngo nibyo byiza bizabyinjira habisohokere hano. Nkuko uvuga uti mpisemo umugore umwe niwe tuzabana, mpisemo umugabo umwe niwe tuzabana mu bandi benshi, ukavuga uti nuwo mpisemo, nuko no mu bindi bintu ugomba kugeraho ugahitamo ikintu kimwe. Nubwo yenda byageraho bikakunana, ariko nibura wahereye kugerageza no kubigiha igihe ngo urebe kuko wakigerageje bihagije. Kuko ntagiye mu bindi bigambo byinshi, urwo rugero kuvuga ngo wahisemo umugabo umwe cyangwa umugore umwe, uko usohotse mu nzu yawe, uko usohotse hanze, hari abandi bantu beza barusha abagabo bawe, hari abagore beza barusha abagore bawe. None se buri munsi uzajya uhindura? Kuko hari indi serum noneho yatari yenda, iya J-Lo ya Rihanna, iya Beyonce, irusha ya Victoria Beckham. Yes, maybe, ariko byose nta difference nini cyane. En plus niba ikintu cyagukoreye, pourquoi ushaka kugishanja? Si ça fonctionne, ça fonctionne. Faut pas vouloir changer ikintu kitafite ikibazo. Kuko inshuti zanjye, bana banjye, reka ndekeraho. Please tell me ikigutesha umutwe ku byerekeye beauty muri comment, nanjye ngira inama. Ikibazo ngiye ngifite ntarabasha gukemura ni icyerekeranye n'imisatsi, my natural hair. Umunsi nzabyuka nyiramira imiware havuga ni ngumishijeho imisatsi yanjye naturel, nzashima Imana. Jusqu'à maintenant namenye ibyo ngomba kurya, namenye ibyo ngomba kwisiga, ibindi ntibikimbujisha, ariko natural hair yarananiye. Bivuga ko ntuzirenganye niba ibyo byose uri ukora utayisubira ubireka denku. Reba ikintu wagabanyamo stress, icyo wahitamo uhisemo nabyo kamemo. Nubwo atari byose, hari ikintu biba bigabanyije mu bintu bigutera stress, kuko hari ibindi important ku isi kurusha ukusa.
Okay rero mwana bantu biwacu, bye bye, murabeho mubane n'Imana, naho ubutaha. Subscribe, share, come back, garuka tuganire.